الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار ومن الضلالة. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala waturemye kandi akaturemera n'amafunguro, akatwoherereza intumwa mu bihe bigiye bitandukanye kugira ngo zize zitwigishe iyobokamana, zize zitwereke inzira nyayo ikwiriye kunyuramo kugira ngo izatugeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala by'ukuri. Bityo uzumvira kandi akubaha izo ntumwa azajya mu ijuru, n'uzazisuzugura akazigomekaho akanga gukurikiza ibyo zamubwiye n'ibyo zamwigishije azajya mu muriro utazima. Imana nyagasani uturinde. Amahoro n'imigisha bigwire kandi bisakare ku mukunzi wacu, intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, we n'izindi ntumwa zose n'abahanuzi, abiwe mu rugo n'abasangirangendo be n'abamukurikiye bose, natwe turimo kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah kudushyira muri abo ngabo. Amagambo meza n'amagambo y'Imana, Allah subhanahu wa ta'ala n'umuyoboro mwiza, n'umuyoboro twazaniwe ndetse twigishijwe n'intumwa yacu Muhammad, Imana Muhammad n'imigisha, ari wo umuyoboro n'umurongo w'Islam. Naho ibintu bibi n'ibihimbano, kubera ko ibihimbano aho biva bikagera birayobya, kandi ubuyobe bwose aho buva bukagera buganisha umuntu mu muriro utazima. Imana nyagasani iturinde umuriro utazima kandi iturinde no kuyoba. Iyo uyobye ntago ubasha kugera aho wajyaga, iyo uyobye ntago ubasha kugera aho wifuzaga kujya, uraguma ukarindagira ugahuzagurika, bikarangira utageze aho wajyaga. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiraganira ku byerekeranye n'igisibo, gusiba, inkingi ya kane mu nkingi z'Uwisilamu, nk'uko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira ko Uwisilamu bwubatse ku nkingi enye: guhamya no kwemeza ko Imana ari imwe rukumbi, ndetse n'intumwa Muhammad, ndetse na Muhammad ari intumwa y'Imana, no guhagarika amasengesho cyangwa se gukora amasengesho atanu ku munsi, no gutanga zaka, no gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramazan, no gukora umutambagiro mutagatifu ujya gusura inzu y'Imana iri Maka, ariyo Al-Kaaba. Uyu munsi rero turaganira ku nkingi ya kane, ariyo nkingi y'Uwisilamu. Turaganira ku nkingi ya kane, ariyo nkingi yo gusiba. Cyane cyane ko turi mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, hari byinshi tuba tugomba kumenya bijyanye n'igisibo, nk'uko twabivuze mu kiganiro giheruka, aho twavuze ko tuzakora ibiganiro birenze kimwe bivuga ku gisibo, tugamije gusobanukirwa amategeko ndetse n'ibintu birebana n'igisibo, kugira ngo turusheho kukinoza no kugikora neza,
noneho Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala izakiduhembera. Cyane cyane ko twanagarutseho ko igisibo kiri mu bintu bikomeye cyangwa se kiri muri ibada zikomeye, kiri mu bikorwa bikomeye dukora twiyegereza Allah, dukora twiyegereza Imana, dukora tugamije gushimisha Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Bityo rero by'umwihariko inyigisho zacu z'uyu munsi ziraganira ku bijyanye n'ibyiza byo gusiba. Gusiba bitwungura iki? Gusiba bitumarira iki? Uyu munsi turaganira ku bijyanye n'ibyiza byo gusiba, cyangwa se iyo dusibye bitumarira iki, bitwungura iki? Fa inna siyam rukunu min arkan islam. Nkuko twabigarutseho, igisibo ni imwe mu nkingi z'Ubuislamu. Wala yaktamilu imanu al-mar'i illa bihi. Ntabwo kwemera ko umuntu kuzura igihe adasiba cyangwa se atemera ko igisibo ari itegeko kuri we, akaba ashobora kudasiba nta mpamvu afite n'imwe iyo ari yose. ولقد كتبه الله سبحانه وتعالى للمسلمين وعلى من سبقهم من الأمم لفضائل كثيرة منها. Imana yagitegetse abayisilamu, yakigitegeko ku bayisilamu, yakigitegeko kuri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko yererana kigize itegeko cyangwa se yererana yigitegetse abatubanjirije, nkuko twabibonye mu kiganiro gikurikira uburyo abatubanjirije nabo bajyaga basiba. Ibyo rero impamvu yabyo nuko nyine igisibo gifite ibyiza byinshi cyane. Muri byo turavugamo bimwe, ntabwo twabivuga byose ngo birangire, ariko turavugamo bimwe mu byiza byo gusiba. Icya mbere ni idafu Allahi as-siyama ila nafsihi tashrifa liqadrihi wa li'azimi ajrihi. Nuko Imana Nyagasani yavuze ko igisibo ari umwihariko wayo, agira ati igisibo ni icyanjye kandi ni nanjye uzagihembera. Bishatse kuvuga ko Imana ariyo izi ibihembo umuntu wasibye by'ukuri agamije gushimisha Imana, nta buryarya, nta kwibona, nta wundi ashaka kwereka uretse ko ashaka gushimisha Imana. Ibihembo bye ni byinshi cyane, ntibigira ingano, nta wundi uzi ingano yabyo uretse Imana. Niyo izi ngo kanaka yarasibye, nzamuhemba bingana gutya. Ibyo rero bitwereka ko igisibo ari gifite agaciro gakomeye cyane. Bitwereka ko igisibo ari igikorwa gikunzwe n'Imana cyane kandi gifite koko ibihembo bikomeye cyane. Muri hadithi yaturutse kwa Abi Hurayra aratubwira ati, intumwa y'Imana yaravuze ngo Imana iragira iti kullu amali ibnu Adam lahu, ati buri gikorwa mwene Adamu akoze cyose nicye, illa siyam, uretse gusiba, fa innahu li, ati gusiba byo ni ibyanjye. Imana yavuga ati igisibo ni icyanjye, wa ana ajizi bihi, kandi nanjye uzagihembera. Bishatse kuvuga ko rero igisibo ibihembo byacyo nta muntu ubizi uretse Imana yonyine, niyo izi ibihembo biri mu gisibo, ingano yabyo uko bingana. Iyi hadithi ni sahih, yakiriwe na Bukhari na Muslim. Ikindi kintu cya kabiri ni uko igisibo ni kimwe mu bikorwa byiza cyane bikunzwe n'Imana.
ni kimwe mu bikorwa biruta ibindi imbere y'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Ntacyo wakigereranya nacyo. Muri hadithi ya Umama al-Bahili, فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال, biturutse kwa Abi Umama, musahaba bita Abi Umama al-Bahili, Imana Nyagasani imwishimire, aratubwira ati, nabwiye intumwa y'Imana ngira nti, yewe ntumwa y'Imana, mbwira igikorwa nakora kikangirira akamaro, kikamfasha imbere y'Imana, kigatuma Imana inyishimira, kigatuma Imana impemba, kigatuma Imana indeba ijisho ryiza. Ni ikihe icyo gikorwa? Hanyuma intumwa y'Imana iramusubiza iti, alayka bisawmi, ukwiriye kujya usiba, uzibande ku gisibo, ujye usiba cyane, ujye urangwa no gusiba, fa innahu la mithla lahu, ati kubera ko nta kingana no gusiba. Sinabona igikorwa kindi kingana no gusiba, sinabona iki gikorwa kindi nagereranya no gusiba. Bivuze ko hano intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iri gushimangira ko igisibo ari ikintu gikomeye cyane. Iyi hadithi nayo ni sahihi, yakiriwe na Ahmad ndetse na Nasai. Ikindi cyiza cyo gusiba, cyangwa se ikindi gikorwa kitwereka ko gusiba ari igikorwa gikomeye cyane, asiyamu junna min shahawati ad-dunya wa adhabil akhirah. Nuko igisibo kikurinda irari ry'iby'isi ndetse n'amarangamutima yo gukunda isi cyane no kuyikurikira no kwiruka inyuma, ndetse kikazanakurinda ibihano by'umunsi w'imperuka. Muri make igisibo ni urukingo rugukingira kugira irari ry'iby'isi no kwiruka inyuma yabyo, bigatuma wibagirwa imperuka. Kandi nanone igisibo ni urukingo rugukingira, cyangwa se ruzagukingira ibihano byo ku munsi w'imperuka n'akaga gakomeye ko ku munsi w'imperuka. Umuntu wasibye by'ukuri ntabwo azigera ahura n'ibihano byo ku munsi w'imperuka. Nanone hadithi ya Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu, uyu musahaba wita Abi Umama al-Bahili, Imana Nyagasani mwishimire, aratubwira ati, biturutse ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana iratubwira iti, man sama yawman fi sabilillah, uzasiba umunsi umwe kubera Imana. Lillah, uzafunga umunsi umwe kubera Imana, uzasiba umunsi umwe kubera Imana, akabikora agamije gushaka ibihembo ku Mana, akabikora agamije gushimisha Imana, akabikora nta kindi kiremwa ashaka kwereka, atabikoreye ijisho, ahubwo abikoze kubera Imana. Ja'ala Allahu bainahu wa baina an-nari khandaqa kama baina as-samai wal ard, ati Imana hagati ye na hagati y'umuriro izashyiramo intera nini cyane nk'intera iri hagati y'ijuru n'isi. Bishatse kuvuga ngo Imana izamushyira kure y'umuriro cyane, mbese bishatse kuvuga ko atazigera ajya mu muriro umuntu wasibye umunsi umwe gusa. Ibyo ngibyo akabikora kubera Imana, nibyo bihembo bye. Ngaho noneho ibaze wasibye ukwezi kose
cyangwa se agasiba akaba arasibye amezi 10, tuvuge urugero amaze imyaka 10 asiba, buri mwaka arasibamo Ramazan, araza akayisiba akayirangiza, imyaka 10 irashize asiba, cyangwa se 20 cyangwa se 30, wibaze ngo we azaba afite ibihembo bingana iki, cyangwa se azaba ari kure y'umuriro bingana iki. Nimba wasibye umunsi umwe gusa wonyine, Imana ishyira hagati na hagati y'umuriro intera ndende cyane ingana nko kuva hasi ku butaka ujya hejuru mu kirere. Ubwo noneho wasibye Ramazan 30, we bizaba bimeze bite? Ihadith ni sahihi, yakiriwe na Tirmidhi, ndetse Albani atubwira ko ihadithi ni hasan sahih. Ikindi cyiza mu byiza byo gusiba, yatahaqqaqu bisiyami ajru sabr, nuko mu gusiba kwere ni ikimenyetso cyerekana ko ni ikimenyetso gishimangira ibihembo byo kwihangana, ikimenyetso gishimangira ibihembo byo kwihangana. Fajitamu fi siyami anwa'u sabri athalatha, kubera ko mu gusiba hakubiyemo amoko 3 yo kwihangana. Igisibo gikusanyije amoko 3 yo kwihangana. Kwihangana biri mu moko 3 cyangwa se biri mu buryo 3. Rero ayo ubwo buryo uko ari 3 bwose ubusanga mu gusiba. Sabr ala ta'atillah, hari ukwihanganira iby'Imana yagutegetse ukabyubaha, ndetse ukumvira Imana mu byo yagutegetse byose. Ukihanganira gusari, ukihanganira gusiba, ukihanganira n'ibindi byose Imana yagutegetse. Ubwo ni ubwoko bwa mbere cyangwa se n'uburyo bwa mbere. Wasabru an masiyatillah, hari no kwihanganira kwigomeka no kugomera Imana ndetse no gukora ibyaha. Iby'Imana byose yakubujije ukabigendera kure kandi ukabyirinda, uko byaba bimeze kose, uko waba ubikunze kose, ariko ukagerageza ukabyirinda kubera ko Imana yabikubujije. Ubu nabwo ni uburyo bwo kwihangana kandi bukomeye cyane. Ubundi buryo bwa gatatu ni asabru ala aqdarillah, no kwihanganira rero ibijyanye n'igeno ry'ibikubaho byose hano muri ubuzima bwa hano kuri nosi. Ibikubaho ukamenya ko ari igeno Imana yakugeneye, ukamenya ko ari ryo geno Imana yakwandikiye, ukihangana, byaba ari byiza, byaba ari bibi, byaba birura, byaba bisharira, byaba biryohereye, ariko ukabyihanganira ko ariko Imana Nyagasani yabikugeneye. Ibi rero byose tubisanga mu gusiba aya moko yose uko ari 3. Iyo usesenguye igisibo usanga aya moko yose yo kwihangana uko ari 3 ari mu gisibo. Imana rero ikatubwira ku bigendanye no kwihangana igira iti innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, ati mu by'ukuri abihangana bazahembwa ibihembo byabo bitagira ingano. Abihangana bazahembwa cyangwa se bazabona ibihembo bitagira ingano imbere y'Imana, ibihembo byinshi bitagira ingano kubera ukwihangana bagize, kubera ukwigomwa kwabaranze. Urumva rero ko no gusiba nabyo bisaba kwigomwa, bisaba kwihangana. Uwasibye nawe afite ibihembo byinshi cyane bitagira uko bingana.
Ikindi nuko gusiba ni ingurane y'ibyaha byinshi ndetse n'amakosa menshi dukora buri munsi aducika, tukanyurwaho bikaturengaho, amwe tukayakora tutanayagambiriye, andi tukayakora tutayitayeho cyane. Igisibo rero ni ingurane y'ayo makosa ndetse n'ibyo byaha. Inna siyama min al-a'mali allati yukaffiru Allahu biha al-khataya wal-dhunub. Mu by'ukuri igisibo ni kimwe mu bikorwa Imana ihanaguza ibyaha ndetse n'amakosa atandukanye dukora buri munsi. Hari ibyaha dukora ariko Imana ikatubabarira kubera ko twasibye, ikatubabarira kubera ko twahagaritse amasengesho, twakoze amasengesho neza, ikabitubabarira kubera ko twatanze isodaka, ikabitubabarira kubera ko twabwirije ibyiza tukabuza ibibi. Ayo makosa rero ntabwo ari ibyaha byose, ahubwo ni ibyaha bimwe na bimwe bitaremereye cyane, atari bya byaha bya rutura, bya by'indengakamere bisaba kugira ngo wicuze, urire, utakambire Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Muri hadithi ya Hudhaifa, Imana Nyagasani imwishimire, aratubwira ati intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama iragira iti fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-sala was-sadaqa wal-amru bil ma'ruf wan-nahyi anil munkar. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi iratubwira muri hadithi iti ikigeragezo cy'umuntu ku bantu be nko kuba atakuzuza neza inshingano zimureba mu muryango we, akagira ibimucika n'ibimunyuraho, no kuba atacunga umutungo we neza hakagira ibimunyuraho, ndetse n'ikigeragezo ashobora guhura nacyo kuri we, n'ikigeragezo ashobora guhura nacyo ku bana be, ndetse n'ikigeragezo ashobora guhura nacyo ku muturanyi we. Ibyo ngibyo byose, ibibazo bijyanye n'ibyo byose bikurwaho no gusiba, ndetse bigakurwaho no gusari, bigakurwaho no gutanga amaturo, ndetse bigakurwaho no kubwiriza ibyiza tukabuza n'ibibi. Hadithi nayo ni sahihe, yakiriwe na Bukhari na Muslim. Hanyuma ikindi kintu kindi, as-siyamu yashfa'u li sahibihi yawm al-qiyamah, nuko igisibo kizaza kivugira, kikaza gitakambira kandi kinavugira uwagikoze ku munsi w'imperuka. Hadithi ya Ibn Amri, Imana Nyagasani ibishimire, aratubwira ati intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti igisibo na Qur'ani bizavugira umuntu ku munsi w'imperuka. Aho igisibo kizaza kikavuga kiti Mana namubujije ibyo kurya, mubuza n'ibyo kunywa ku manywa, washafi'ni fi, none Mana Nyagasani ndagusaba ngo umubabarire. Wa yaqulu al-Qur'an, na Qur'ani ize ivuga iti Mana namubujije gusinzira, namubujije kuryama nijoro, namubujije ibitotsi, none Mana Nyagasani ndagusaba ngo umubabarire n'umuhane. Igisibo kize kikuvugire ndetse na Qur'ani ize ikuvugire. Ni ukuvuga ngo igisibo kizaba ari umuvugizi w'abagikoze ku munsi w'imperuka. Bityo rero gusiba ni ibintu bifite agaciro gakomeye cyane. Icya karindwi, as-siyamu sababu lidukhuli al-janna, nuko igisibo ari impamvu yo kwinjira mu ijuru. Laqad khassasa Allahu baban fil janna, Imana yashyizeho umuryango w'umwihariko mu ijuru witwa ar-rayyan, utazinjirwamo n'abandi bantu uretse abasibye gusa, bonyine nibo bazinjiramo.
Bukhari yakiriye hadithi itubwira yuko ijuru rifite imiryango 8. Muri iyo miryango 8 harimo umuryango bita Rayyan uzinjirwamo n'abasibye bonyine. Umuntu wese wasibye uko bikwiriye niwe uzinjira muri uwo muryango, utarigeze asiba ntago azawinjira. Nubwo yaba yarakoze ibindi bikorwa byiza, ariko azinjira mu yindi miryango yindi ijyanye n'ibyo yakoze, ariko umuryango bita Ar-Rayyan uzinjirwamo gusa n'abantu basibye. Ikindi kintu cya 8, riswa imifarhatan, nuko umuntu wasibye yishima kabiri. Umuntu wasibye yishima kabiri cyangwa se agira ibyishimo by'uburyo bubiri. Hadithi ya Abi Huraira, Imana imwishimire, aratubwira ati intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti riswa imifarhatani, umuntu wasibye yishima kabiri. Yishima agiye gufuturu arangije umunsi, cyangwa se akishima agiye gufuturu arangije Ramadan. Wa idha laqiya rabbahu faraha bisawmihi, niyo n'igihe azaba ahuye n'Imana ku munsi w'imperuka azishimira igisibo cye, ubwo azaba ari kubona ibihembo byacyo azishima cyane. Iyi hadithi nayo ni sahih, yakiriwe na Bukhari na Muslim. Ikindi kintu cya 9, ikindi cyiza cya 9 cyo gusiba, cyangwa se kitwereka ko gusiba ari by'agaciro gakomeye. Kharufu fami saimi atyabu inda Allahi ta'ala min rih miski, nuko impumuro y'akanwa k'umuntu wasibye ni nziza cyane, irahumura cyane ku Mana kurenza amarashi. Hadithi ya Abi Huraira iratubwira iti walladhi nafsi Muhammad biyadihi, aho ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avugaga igira iti ndarahira Imana ifite ukuboko kwa Muhammadi mu kiganza cyayo, impumuro y'umuntu wasibye irahumura cyane ku Mana kurenza amarashi ya miski. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, ya hadithi ni sahihi, yakiriwe na Bukhari na Muslim. Ikindi cyiza mu byiza byo gusiba nuko ubusabe bw'uwasibye burakirwa, nta paziya, Imana irabwakira. Uramutse wasibye ugasaba ubusabe, Imana ntibwakire, ubwo gusiba kwawe niko kuba gufite ikibazo. Ariko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwiye ko ubusabe bw'uwasibye Imana ibwakira, nta paziya iri hagati aho ngaho. Hadithi ya Abi Huraira, Imana igasini mwishimire, aratubwira ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iragira iti 3 da'awat mustajabat, ubusabe 3 burakirwa nta gushidikanya, nta paziya iri hagati aho ngaho, Imana irabwakira. Ubusabe bw'uwasibye, n'ubusabe bw'uwahugujwe warenganijwe, n'ubusabe bw'umuntu uri ku rugendo. Ubwo busabe Imana igasana subhanahu wa ta'ala irabwakira. Iyi hadithi ni sahihi, yakiriwe na Bayhaqi na Tabarani. Ikindi kintu cya 11 kitugaragariza ko gusiba ari iby'agaciro gakomeye cyane imbere y'Imana, nuko gusiba min al-kafarati li'azimi ajrihi, nuko gusiba ni ingurane y'ibintu byinshi, ni ingurane y'amakosa menshi abantu bagwamo kubera ubuhambare bw'ibihembo byo gusiba. Nkuko turi buze kubibona, faja'ala as-siyama min al-kafarati li umurin kathira minha, Imana yagize ingurane gusiba y'ibintu byinshi kubera ibintu byinshi bitandukanye turi bubone. Muri byo harimo kafaratu fidyatu al-adha,
iyo umuntu ari muri hija hari ibyo aba abujijwe gukora mu gihe runaka. Urugero twavuga ababujijwe nko kwitera amarashi, akaba abujijwe kogosha umusatsi igihe kitaragera nimba yamaze kwambara ihram, akaba abujijwe guca inzara, akaba abujijwe kuba yafunga nikahi ndetse n'ibindi bitandukanye. Iyo agize kimwe mu byo akora mu bitemewe gukora wambaye ihram, ategekwa kubaga. Iyo kubaga bitemeye, wenda afite nk'ubukene bwo kubaga, bisaba kugira ngo ufite ubushobozi bwo kugura iryo tungo nyine ukaribaga, cyangwa se ufite ukaribaga. Iyo bidakunze rero ategekwa gusiba, yani igisimbura uko kubaga ni ugusiba. Afunga iminsi 3 ari muri hija, ategekwa gusiba. Bityo rero ibi biratugaragariza yuko gusiba ari igikorwa gikomeye cyane. Fafidiyatu min siyam, arasiba, au sadaqatin, cyangwa se agatanga isadaqa. Wa kafaratul mutamatti', nanone hari hija irimo amoko atandukanye. Hari hija bita tamattu, na hija bita qiran, niyo bita ifrad. Izi hija zose zifite ukuntu zikorwa n'amategeko azigenga. Iyo rero wakoze tamattu cyangwa se qiran, mu bikorwa ugomba gukora ugomba no kubaga. Ariko iyo udashoboye kubaga kubera ubwo bukene cyangwa se wenda indi mpamvu ishobora gutuma wenda utabaga, icyo gihe utegeka gusiba. Yani gusiba bijya mu cyimbo cyo kubaga. Imana niyo itubwira ngo faman lam yajid fa siyamu 3 ayami fil hajji wa 7 idha raja'tum. Ati utazashobora gusiba, utazashobora kubaga, azafunge iminsi 3 ari muri hija, nanagaruka iwabo mu rugo afunge iminsi 7, yose hamwe ibe iminsi 10. Icyo kibe ari cyo kiru cyuko atabaze kandi yagombaga kubaga. Urumva rero ko gusiba ni ingurane yo kubaga. Bityo ntabwo Imana yabigize ingurane yo kubaga bidafite agaciro gakomeye. Ikindi gisimburwa no gusiba ni kafaratu al-qatli al-khata. Gusiba nanone ni ingurane yo kwica utabigambiriye. Iyo wishe umuntu utabigambiriye, ukamena amaraso utabigambiriye, birishyurwa. Ibi birishyurwa kubera ko kumena amaraso y'umuntu ntabwo ari ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye cyane imbere y'Imana. Rero iyo wavanyemo roho y'umuntu utabigambiriye, nko kuba mugonga cyangwa se ugakora igikorwa gishobora gutuma ubuzima bwe bugenda agapfa, ariko mukuri utarugambiriye kumwica, icyo gihe nanone utanga icyo bita diya. Uramwishyura nyine, uramwishyura ni nk'impozamarira uha umuryango we. Kandi kera babaraga mu ngamiya, bavuga ko ari ingamiya 100. Ubishyize mu mafaranga y'iki gihe nk'amanyarwanda ushobora gusanga ari muri miliyoni zikaba muri 20 cyangwa se zirenga. Rero warangiza ukarekura n'umucakara, yani wishyura uwo muntu, utanga iyo mpozamarira uha umuryango w'uwo muntu, warangiza ukarekura n'umucakara. Iyo rero udashoboye kurekura umucakara, nta bushobozi ufite, ufunga amezi 2 akurikiranye nta munsi n'umwe uriyemo. Amezi 2 akurikiranye. Iyo wibeshye ukagira umunsi n'umwe uryamo, urongera ugatangira bundi bushya. Ibi nabyo biratwereka ko rero igisibo ari ikintu gikomeye cyane, ari igikorwa gikomeye cyane Imana yagihaye agaciro. Biratugaragarira muri ibi bintu igisibo kigenda gisimbura ko nabyo bitoroheje.
Ikindi none igisibo gisimbura ni kafaratul yamin. Iyo umuntu yakoze indahiro aba agomba kubahiriza indahiro yarahiriye akayikurikiza, ntanyuranye n'indahiro yarahiriye. Nkuko warahira ati wallahi nzakora gutya na gutya. Icyo gihe ugomba kubyubaha, ukubaha iyo ndahiro, ugakurikiza indahiro warahiye. Rero iyo utabikoze ugakora ibinyuranye n'indahiro yawe warahiye, cyangwa se ukabona bikugoye kuyubahiriza, icyo gihe utegekwa kugaburira abakene 10, cyangwa se ukabambika imyambaro ibakwiriye kandi babereye, cyangwa se ukarekura umucakara. Iyo ibyo byose bidakunze bikunaniye, ufunga iminsi 3. Ingurane y'ibyo byose no gufunga iminsi 3. Ikindi kintu rero kindi nanone kitwereka ko gusiba ari ikintu cy'agaciro, nuko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira ko umuntu uzafunga umunsi umwe gusa agambiriye gushimisha Imana, agambiriye kunezeza Imana, akabikora kubera Imana, hanyuma nyuma yaho agahita apfa, uyu nguyu azinjira mu ijoro nta gushidikanya. Ihadithi yakiriwe na Ahmadi, nayo ni sahih. Imana rero itugirire impuhwe, itugire mu basiba by'ukuri, ibihembo bitagira ingano byo gusiba. Imana nyagasani tubabarire, tuzabe mu bazabibona tukabigeraho, ntituzabe muri babandi basiba gusa bagatahira inyota n'inzara, ariko mu by'ukuri imbere y'Imana nta bihembo babonye kubera ko gusiba batabikoze neza. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.